ni inyamaswa. Kwihorera si ikintu, kwihorera si ikintu. Giregore uko bibona hano hari ahantu bano bapolisi barimo baragenda bafatira umuntu ushaka amazina y'iyi filime yanyandikire muri komenti ndahita ababwira izina ryayo kugira ngo ajye kubasha kuyireba. Hariya rero uriya mupolisi hari ahantu bari gufotora hapfiriye umupolisi. Uyu polisi rero yari bari abapolisi mu gihe bari bagiye kwica bose wa kiriya kibe cyamwishe, kiriya kibe nyine kiriya mana no yari bishe bafatanyije urupfu bajya kwica umushuti wa kiriya kibe cyishyuye umupolisi. Ikibe rero kirarakara kirabara kiravuga kitigiye kubihoreraho, gihita gihera kuri uyu nguyu rero. Uyu nguyu cyamwiciye n'umugore, cyamushwanyaguje, kimwica urupfu rubi, kimwica urupfu rwa munuko kugira ngo kibashe kwihorera nyine, kibashe guhorera umushuti wacyo bishe. Uriya polisi rero yaguye muri izo nzoberanye, yaguye muri ibyo bintu, abasha kwitabara biranga, hamagara bene wabo biranga, hamagara telefoni, ibyeyi bimwica nabi kugira ngo yabashe kwihorera.